akazi gahoraho karuta impano idakoreshwa. Sinzi nimba icyo kintu cyumvishe. Tumaze kuvuga imfunguzo ebyiri. Urufunguzo rwa kabiri tugezeho, Sina Gerard yaravuze ngo akazi gahoraho karusha impano idakoreshwa. Ubu ni uburyo Sina Gerard yakoresheje aba umwe mu bashoramari bakomeye mu Rwanda. Ni amasomo 10 yahindura ubuzima bwawe tugiye kuvugaho uyu munsi. Ese wari uzi ko umuntu ashobora guhindura ubuzima bwe atangiriye ku kintu gito? Ese wari uzi ko umwe mu bashoramari bakomeye mu Rwanda yigeze gutangirira ku buryo abantu benshi batakekaga? Muri iyi videwo uramenya amabanga ya Sina Gerard, y'umuherwe ukomeye cyane mu Rwanda. Afite izina rikomeye, yewe afite amasomo akomeye. Kandi muri ayo masomo hashobora kuvamo urufunguzo rwahindura ubuzima bwawe. Reka iyi videwo tuyirebe tugeze ku musozo. Murakaza neza kuri Asaf TV. Ni ikiganiro Mike, urufunguzo rwanjye, ahatangirwa inama z'ubuzima bw'ejo hazaza n'amasomo yagufasha kugera kuri za ntego zawe uri guteganya. Ubushize ubwo twari turi mu kiganiro twavuze umuherwe ukomeye cyane ari we Perezida Paul Kagame w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku mugabo ukomeye cyane mu Rwanda w'umushoramari yita Sina Gerard. Kimwe mu bintu byamugize umuntu ukomeye akaba yitwa Sina Gerard, ni uko atategereje ubushobozi bunini ngo atangire. Yatangiriye ku bintu bike yari afite, akomeza gutera intambwe imwe imwe. Aho hantu ni irihe somo aka kanya bayitukura? Ntutegereze ko ibintu byose biza. Tangira aho uri, tangira n'ibyo ufite. Urwo ni urufunguzo rwa mbere rugikubita tuhise dutangirana narwo. Nta ntsinzi ibaho ku bw'amahirwe. Sina Gerard yagaragaje ko gukora cyane buri munsi ari bimwe mu nkingi z'iterambere mu kazi kose waba ukora, mu bintu byose waba urimo, waba uri kwiga. Gukora cyane nibyo biza imbere. Urufunguzo yatanze ni uru nguru: akazi gahoraho karuta impano idakoreshwa. Sinzi nimba icyo kintu cyumvishe. Tumaze kuvuga imfunguzo ebyiri. Urufunguzo rwa kabiri tugezeho, Sina Gerard yaravuze ngo akazi gahoraho karusha impano idakoreshwa. Ibicuruzwa bya Sina Gerard byamenyekanye kubera kwita ku buziranenge no ku buzima bwabyo. Aka kanya ikintu uri gukora uri kwita ku buziranenge bwacyo. Nimba uri umucuruzi, aka kantu karakureba. Abakiriya bagaruka aho bahoze ndetse n'ibyo bahundiye n'ibyo bahakuye.
mbere yo gukomeza rero, reka tugire ubutumwa bugufiya cyane duha urubyiruko. Rubyiruko, ejo hazaza hacu hubakwa n'ibyemezo dufata uyu munsi. Ibiyobyabwenge si inzira iganisha ku ntsinzi, ahubwo bisenya inzozi, ubuzima, imiryango. Rero intwari nyayo si igerageza cyangwa ishaka kunywa ibiyobyabwenge, ahubwo intwari nyayo ni iyanze kunywa ibiyobyabwenge naho ibibonye igatangira amakuru ku gihe kuri polisi. Dufatanye kubirwanya ibi biyobyabwenge, twubake u Rwanda rufite urubyiruko ruzima, rufite indangagaciro kandi rufite icyerekezo cy'ejo hazaza. Hitamo ubuzima, hitamo gukora cyane, hitamo gutsinda. Reka twikomereze n'urufunguzo rwacu rwa gatatu. Mu rugendo rwo kubaka ibikorwa bya Sina Gerard habayemo ibigeragezo byinshi cyane. Mu rugendo rwo kubaka ibikorwa bye bya Sina Gerard, ibicuruzwa acuruza uyu munsi ndetse n'ibyo agezeho uyu munsi, hari urugendo runini n'ibyago n'ibibazo byagiye bimubaho, ariko gukomeza nibyo bitandukanya umuntu utsindwa ndetse n'umuntu uhita urekera. Ako kantu wahita ugakuramo isomo rivuga ngo gutsindwa si iherezo, ahubwo gutsindwa ukuyemo irihe somo. Sina Gerard amaze kugera kuri bimwe byose tubona, ubucuruzi bw'urusenda, ubucuruzi bw'agashya ka Nyirangarama, yafashije abaturage benshi kubona akazi, kandi ibikorwa bye bifitiye akamaro kanini sosiyete nyarwanda. Ubu ngubu aka kanya tuvugana, urya urusenda ndetse ukoresha ibintu byinshi biva muri urwo ruganda rwa Sina Gerard aka kanya tuvugana. Umwanzuro dusoza n'iki kiganiro, iyo turebye ubuzima bwa Sina Gerard tubona ko intsinzi yubakwa n'icyerekezo, umurava, kwihangana no gukomeza kwiga ibintu byinshi cyane. Ntugume ku kantu kamwe, ntiwige umwuga umwe ngo ubone seritifika yo kogosha, ubone seritifika yo gukanika, seritifika yo kuba uri umukameramani mwiza, kurekera aho ngaho, ahubwo komeza wige n'ibindi, komeza ushakishe n'ibindi wakiga kugira ngo iterambere ryawe ribe ryinshi, urifatire ahantu henshi hagiye hatandukanye. Intambwe ntoya uteye uyu munsi ishobora kubaka intangiriro z'ubuzima bwawe bushyashya. Niba hari isomo rero ukuye muri iki kiganiro, rikomeze kandi urikurikize mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kanda subscribe, like, share na comment kugira ngo utazacikwa n'ikindi kiganiro kigiye guhita kinyuraho aka kanya. Tutararangiza iki kiganiro rero, Asafu TV yifatanyije n'abanyarwanda bose mu kwamagana ibiyobyabwenge, kuko nta kiyobyabwenge cyubaka ejo hazaza, ahubwo cyangiza ubuzima bw'inzozi z'urubyiruko n'amahitamo yabo. Uyu munsi ubaka ejo hawe hazaza, hitamo ubuzima, hitamo umurava, hitamo gutsinda. Imana ibahe umugisha, duhure mu kindi kiganiro kigiye kwita gikurikirana.